Inshuti bakunzi mukomeje kudukurikira, iyi ni Radio One Nation, ijwi rya diaspora. Uyu munsi twerekeje ku kigo kiri Mutobo gishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare. Uyu munsi uwo turi kumwe n'uyungira ngo agiye no gutangira atwibwira. Nitwa bande? Nitwa Kaporari Uwimana Jonas, ngaba naraje ndurutse muri CNRD muri Karehe, muri Kongo, muri Karehe. Ngaba umugambi twari dufite gwari umugambi wo gutera igihugu cy'u Rwanda, ariko tubonye ko twe badushukaga twigira inama yo gutaha kuko nta bibi twari twarakoze mu Rwanda. Dufata gahunda yo gutaha, tunyura muri Monisiko turataha, turaza tegera hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Baratwakira, batwakiye neza. Kuri ubu ngubu bakaba bari turi guhabwa amasomo, tukaba tuyagabye kabiri, tukaba turi hafi kuyasoza. Reka duhere bijya gutangira, winjiye mu gisirikare ungana ute, hari ryari? Ninjiye mu gisirikare muri 1998, nari mfite imyaka 19. Kuri ubu ngubu ngaba turarwana hano mu Rwanda 98. Biba ngombwa ko dusubira muri Kongo. Tugeze muri Kongo ubuzima buragumya buraducanga, Kongo turayizenguruka tubura amahoro. Kwizigiye twavuye muri Masisi tuja Bukavu. Bukavu niyo twafatiye umwanzuro wo gutaha. Icyo gihe ujya gufata icyo cyemezo muri 1998 byari bitewe n'iki? Ese ni bagenzi bawe wenda bagushutse cyangwa cyari icyemezo kivuye kuri wowe? Bo ni bagenzi bacu badushutse. Bari bo icyo gihe bo bari mu gisirikare cyangwa bari mu gisirikare? Bari bagezeho bababwira gute? Bo batubwiye ati tugiye abatutsi ngo nta mahoro badushakira, ngo nitubarwanye. Ubwo baratwosha badushiramo ideology itumvikana, ubwo natwe turabakurikira turagenda. Icyo gihe wari utuye hehe wowe? Nari nduye mu cyahoze ari commune Kanama, segiteri Karambo. Hanyuma rero ufashe icyemezo cyo kujya mu gisirikare, urumva wari ukiri na mutoya. Ubwo mwahise mwambuka cyangwa mwabanje kuba muri mu gihugu muri icyo gihe? 1998 twamanje kuba hano mu gihugu, bibaye ngombwa ingabo z'u Rwanda ziraduhiga, ziraduturongenya, turambuka tuja muri Kongo. Muri Kongo rero mugezeyo mwururukiye hehe? Ubu ugiye kutuganiriza no ku buzima uko byari bimeze muri icyo gihe. Twururukiye i Masisi tuhageze, ingabo za Kongo ziratwataka cyane naho zikaduhiga. Ubwo tubaho nabi, kurya ibyo kurya twabibonaga tuvunitse duhangayitse, tukaja kwiba mu mirima y'abaturage. Ubwo mbega tubaho nabi cyane, wanaraswa bakakuvurisha ibyatsi, wagwara nka malaria nabwo bakakuvurisha ibyatsi. Tubaho nabi cyane. Icyo gihe bahise baguhira iryo peti cyangwa wabanje kuba serija bisanzwe? Ntabwo bahise barimba kuko namazemo nk'imyaka 4. Nyuma y'imyaka 4 niho baje kumba iryo peti rya Kaporari. Hanyuma rero ubwo muratangiye mu gisirikare, ubuzima bwo muri Kongo ntibwari bworoshye, ariko muri icyo gihe muri 1998 urumva mwarwaniraga muri Kongo. Ariko se hari ingabo z'u Rwanda icyo gihe zo mwarwanaga zari zihari cyangwa byari bimeze bite? Bo icyo gihe nta makuru twumvaga, baratubwiye ati ingabo z'u Rwanda zarambutse muri Kongo. Ubwo tukagwanana n'ingabo tuzi ko ari ingabo za Kongo turi kugwana nazo, ariko amakuru go bakatubwira ngo ingabo z'u Rwanda zarambutse. Haba hari nk'inshuti zawe wenda mwinjiranye mu gisirikare icyo gihe zishobora wenda kuba zaraguye muri izo ntambara? Ziriyo nyinshi cyane, bana twinjiranye benshi baguye n'izo ndambara. Ni nka ryari ujya wibuka ibihe byari bikomeye? Ni mu wuhe mwaka? Mu mwaka w'2000 na 2001. Byari bikomeye cyane. Icyo gihe byari bimeze bite? Icyo gihe imirwano yarabaye, ubwo mbega tukirirwa turwana, tukaruhuka nga saa 12 na saa 1. Ubwo bwaje guca mu gitondo wena ngo turabona akaruko tukongera tukabona baratwatatse, mbega ndiduhumeke na gakeya.
abasirikare ba Kongo se bo ntabwo mwarwanaga? bo urumva ko abasirikare twagwanaga nabo tutazi ngo aba ni abanyarwanda cyangwa se aba ni abakongomani, twabonaga gusa turwatakwa ubwo tukarwana gutyo gusa. Hanyuma kuza rero gufata icyemezo ukavuga uti niyemeje gutaha, byo byaje gute? Se wabyumvishe kuri radio, wenda hari bagenzi bawe batashye, byagenze bite? Uko naje gufata icyemezo cyo gutaha, hari bagenzi banje benshi bo twabanaga bagiye bataha twumva bari kuvugira ku maradiyo, ariko abakuru batuyoboye bakumva bari kuvugira ku maradiyo bakavuga ngo abo ni ukubeshyana amajwi gusa bafashe, n'ubu bamaze kubica. Ubwo tuza bakaja batwakura no ku manomero ya telefone, ubwo natwe tukabitaba, bibaye ngombwa natwe tumenya ko ari ikinyoma bari kuja badushiramo, dufata umwanzuro wo gutaha, natwe turataha mu Rwanda. Utaha byaroroshye? Bo gutaha natashye mbatorotse. Warabatorotse? Wari wenyine cyangwa hari bagenzi bawe mwari muje umugambi? Arahari mugenzi wanjye wo twari turi kumwe, turataha n'umuryango gwanjye. Urumva ni naho washakiye umugore n'abana? Namushakiye muri Kongo. Hanyuma mu gutaha rero ubwo wabacitse ari nka sangahe? Nabacitse ari nijoro. Byaroroshye ubwo? Kubacika nijoro kubera ko nari nzi ahantu bakorera uburinzi, ubwo uburinzi narabukatiye, ubwo maze kubukatira ngeze ngo hirya ngenda mu nzira ngundi mugenzi, ubwo mba narenze ndabacika. Uko nabacitse ndabona nagomba kubacika ku manywa, kuko ku manywa ho ubugenda bakureba, wanyura no mu mayirwa hura wenda n'abagiye muri paturuye. Kubacika neza nta no kubacika nijoro niko nabikoze. Hanyuma haba harigeze se wenda haba nka bagenzi bawe nabo bagerageje wenda nk'umugambi wo gutoroka bakabafata? Barahari bagiye batoroka bakabafata, nta kindi babakoreraga uretse kubica. Iyo mwabaga muri hariya muri Kongo, ibiganiro byabaga bimeze bite muri abo ba generale cyangwa se abandi basirikare bakuru babaga babayoboye? Ibiganiro byabaga, ibiganiro baduhaga nta bindi biganiro uretse kutubwira ngo ni ukwitegura tugiye gutera igihugu cy'u Rwanda, tugifate natwe ubutegetsi bubu bwacu. Niyo morali badushiragamo, nta kindi. Mwebwe se icyo gihe muri icyo gihe wenda utarafata nk'uwo mugambi wo kuvuga ngo reka ntahe, byarorohaga kubyumva? Mwarabyemeraga? Kubera ideology abo bakuru badushiragamo, ntabwo natwe twabyemeraga. Bababwiraga ko ari iyihe mpamvu banga u Rwanda cyangwa mugomba kurutera? Twe batubwira ko umuhutu utashye mu Rwanda avuye mu mashyamba ya Kongo yageraga hano mu gihugu bagahita bamwica. Bakabibemeza mukabyemera? Barabitwemeza kubera ko icyo gihe nta makuru twari turakabona cyane ngo natwe tube byatujamo ngo dutaye. Kumva radio rero hariya byabaga byo byoroshye? Radio warayumvaga, ariko akenshi iyo wakundaga gucuranga nga Radio Rwanda bari kukumva abo bayobozi bakuru bashaka kukumerera nabi, kuyicuranga wayicurangaga mu bwihishwa. Hari abantu we wishe wenda ukiri mu ntambara? Gusa ntabwo ibyo byo nabigwamiriza, kuko iyo uri kuri tere ubwo isasi iyo risohotse ryabaga risohotse nyine, ntabwo bavuga ngo ni guca bimeze. Kugira ngo wenda n'abadukurikiye babashe gusobanukirwa uburyo ari ikibazo gikomeye, uyu munsi turifuza ko utuganiriza ku buryo iyo ntambara yabaga imeze muri icyo gihe muri kuri tere, ibikorwa bibi mwakoraga. Tubwiye ko ari naho mwasahuraga, ushobora no kutubwira nk'igitero kimwe wibuka mushobora kuba wenda mwarateye ahantu runaka? Ibitero byo twateye ahantu henshi. Twateye umujyi wa Gicanga, dutera Imweso, dutera Gashuga, dutera na za Gikuku na Kibirizi na Nyanzare. Ntabwo mwigeze mutekereza gutera wenda ngo mugere no ku mupaka w'u Rwanda?
bo icyo gihe hari abo boherezaga ariko twebwe batayo nabagamo yari iri imbere hirya kure, ntabwo bayipangiraga kuza imbere ino inaha herekeye ku mupaka. Ese buriya nk'umuntu uriyo ashaje amaze no gusaza, imyumvire yibariye hariya ntabwo harimo abinangira kuko bakaba bagifite imyumvire y'uko kugeza amagingo ya nataha azahura n'ikibazo? Barahari bo ni benshi. Usanga bari mu kigero cy'imyaka nk'ingahe? Hari abageze mu kigero cy'imyaka 70, 80 gutyo. Ukamubwira ariko ntiyumve? Ntabwo wabimubwira ngo bimwemeze kugira ngo atahe. Radio se ntibaba bayumva? Radio barayumva ariko ntabwo yabyemera kuko hari benshi batinya ngo bakoze ibya hano mu Rwanda ngo ahingutse bahita bamwica ako kanya. Hanyuma rero ugeze mu Rwanda hari mu buhe mwaka ubwo? Ngeze hano mu Rwanda nahageze tariki 4 z'ukwa 3 z'ugu mwaka. Icyo gihe urumva hagiye gucamo amezi akabakaba muri 6 ugeze mu Rwanda, ariko kuva icyo gihe mu by'ukuri n'icyo umaze kwiga? Bo icambere tumaze kwiga ahangaha twaje dufite umutima tuzi ko nari hahandi wenda arama amaresha mugeni, ariko ubu ngubu tumaze kumenya ukureho kuri ubu tukaba bamaze kutwigisha amateka agizwe n'iki gihugu, bamaze kutwigisha no kwihangira imishinga, iterambere ry'igihugu. Kuri ubu ngubu ubu natwe tukaba turi kwitegura gufatanya n'abandi mu majambere y'igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma wowe wahisemo kwiga iyihe myuga? Bo imyuga ntabwo twakagera ku iryo somo ry'imyuga, uretse ko batubwiye ko ibi biganiro ya masomo turi guhabwa narangira basoza bazaduhita badushyira mu ciciro cy'imyuga. Hari ababona ko ibiganiro bitangirwa hano aba ari uburyo bwo kugira ngo imyumvire yanyu bayihindure, babaha ibindi byaba bari byo mufata, ariko nawe niko ubibona? Oya rwose, hano ibiganiro baduha uretse biriya myumvire mibi bari baradushizemo mu mashamba, amasomo turayahabwa kandi akatugirira akamaro cyane. Mu ncamake ni nk'iki umaze kwigira hano mu byo wenda bamaze kubigisha muri iki kigo cy'Imutobo? Mo amasomo baduha ni amateka, batwigisha ibya politike, batwigisha ibyo kwihangira imishinga, amasomo ko ndayakurikiranye yose neza. Urabona nuva hano wenda usoje amasomo uri umuntu nawe ufite umuryango, ariko ufite inzozi iki mu gihe kiri imbere, n'ibiki wifuza kugeraho? Bo icyo nifuza kugeraho nuko twe twasigaye inyuma cyane, turumva natwe twakoresha umuvuduko muremure kugira ngo natwe dushikire abandi aho bageze. Umva nko mu myaka wenda dufate nk'itanu iri imbere, Imana igushoboje waba umaze kugera kuki? Mu myaka 5 iri imbere Imana inshoboje ikamba imbaraga, ndumva nanjye namaze ngo kwiyubakira inzu kuko nta nzu ngira, ngaba mbega ubukene bwose nzamaze kubwikenura munanje. Uri gutura mu kahe karere? Ni mu karere ka Rubavu, umurenge wa Kanama. Niki rero wabwira nk'umuntu ntawe ukiri hirya mu ishyamba winangiye udashaka gutaha? Cyo namushishikariza no gutaha akaza mu Rwanda kuko nta mahoro, ibyo bababwiraga amagara amashamba ko ari ukubabeshya. Ubu turi hano natwe turiho turadenduye, turi kurya tukaryama tukarara dukuyemo imyenda, ariko iyo mu mashamba nibarara bambaye imyenda inda zarabishe, ariko hano mu Rwanda nta mahoro rwose. Gira nka bamubwira b'inshuti zawe bashobora kuba barasigayeyo, ubabwire ubibahamize, ubabwire ko nta nicyo wabaye, urumva ugiye kumara amezi 6, ariko bamwe baracyabwirwa ko abatashye babicaho kugira ngo babe mu gihugu cyabo neza. Ndabanziriza kuri Kapiteni Makasi, yaranyoboye cyane muri komandoma CNRD, mwifuriza gutaha
akaba nzi ku izina rya Uwimana agataha ko mu Rwanda hano ni amahoro rwose. Ngongera ngifuriza ubitangira abakunzi muramu wanje nawe gutaha ko mu Rwanda ari amahoro. Ngongera ngashishikariza ubitahakiza nawe agataha mu Rwanda ni amahoro. Nshuti bakunzi mukurikiye Radio One Nation, naha dusoreje ikiganiro cyacu, ariko twasoza tuvuga ko hari icyizere cy'uko abantu bari mu mitwe y'iterabwoba barwanya leta bakomeje kuba bataha, kandi n'ubuhamya burahari nk'uko mubibona ntacyo yabaye, kandi inyigisho ari kuzifata, kandi urumva ko nawe afite icyizere cy'ubuzima bwiza bw'ejo hazaza, nawe akaba yakwiyubaka agatera imbere. Aha rero dusoreje ikiganiro cyacu tunamushimira, ubwo nakagaruka.